Ndabasuje kandi bifuje kongera kugubwa neza mwese baba badahwema kutwereka yuko mudukurikirana 5 kwa 5. Ni Emmanuel Karama nk'ibisanzwe, ibihuha biri gukurikizwa ndetse bikwirakwizwa cyane. Abantu batangiye kubipostinga bavuga ati YouTube yirukanye AI, ndavuga ubwo ikoreshwa rya AI. Ariko sasa hivi mbafitiye dossier y'ukuri ku mabwiriza mashya atangira tariki ya 15 Nyakanga 2028. Nongere mbasuhuze neza bakunzi ba Taratibu TV, nkuko nababwiye nyine ni Karama Emmanuel. Iki kiganiro tugiye gutanga ukuri ku bintu biri kuvuga cyane ku mbuga nkoranyambaga, na update mba nshaka kujyombahe mudakomeza gukomeza kujya mu bintu byo kwishora mu bintu byo gukwirakwiza ibihuha, dore yuko nabyo atari byiza. Utabimenye neza nyine sinzi impamvu ukwiriye gukomeza kubyamamaza. Hari ibintu rero biri kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ariko bikunze gutangwaho amakuru atuzuye. Uyu munsi turabagezaho inkuru y'ukuri ku bijyanye n'uko YouTube igiye guhindura amategeko ajyanye n'ikoreshwa rya Artificial Intelligence dukunze kwita AI mu mpine. Haravuga ngo YouTube yamaze guhagarika AI, abandi bati barirukana bakoresha robots. Ariko se ni ukuri koko cyangwa uko kuri kwavuye he? Niki twebwe twakwizera muri ayo makuru? Igihe ibintu bizatangira guhinduka, YouTube izatangira gushyira mu bikorwa amabwiriza mashya ku ikoreshwa rya AI ku rubuga rwayo guhera kuwa mbere tariki ya 15 Nyakanga 2025. Aya mabwiriza nayo guhindura uburyo amashusho yinjiza amafaranga, cyo bita monetization, cyane cyane ku bafite YouTube Partner Program dukunze kwita YPP. YouTube ntabwo ivuga ko AI izaba itemewe, ahubwo irashaka kwirinda ko abantu bayikoresha nabi, bakuzuza urubuga bakoresha amashusho adafite agaciro. Ibintu YouTube yise AI slope, umwanda wa AI. Ese AI ntabwo izaba yemewe? Oya, AI iracyemewe cyane, ariko uko ikoreshwa nibyo bigiye gukurikiranwa cyane. Amashusho ya text to speech adafite ubuhanga, slide shows, amafoto yakuwe kuri internet n'umuntu, nta muntu n'umwe ugaragaramo, ubwo ni ya mafoto nyine aba ari generated, ndetse n'ibiganiro bitagira originality byose bizajya bitakaza ubushobozi bwo kwinjiza amafaranga. YouTube irimo kuvuga ngo niba ushaka video yawe ko yinjiza amafaranga, jya ubanza uyitunganye mu buryo bw'umwimerere. Ntukayihururane uvuga nta bwenge ushyizemo, uvuga ati wenda n'ubwenge bw'ubukorano gusa. Wapi. Ibyo YouTube igiye guhagarika kwishyurira, ibyo bita spam AI content cyangwa repetitive low quality videos, nibyo bigiye guhagarikwa. Icyambere, amavideo yanditswe na AI gusa, nta gitekerezo cyangwa ijwi rya muntu ririmo. Slide shows y'amafoto ya stock photos, nta gusobanura cyangwa se kwerekana ikintu gishya. Amavideo ya text to speech robot akoreshejwe gusa ngo akore byinshi vuba. Amavideo asa yose yanditse na AI, rimwe ukayacamo kabiri ngo ubone amafaranga menshi. Izo content zose ntabwo zizaba zemerewe guhabwa amafaranga guhera tariki ya 15 Nyakanga 2025, kimwe nuko bamwe bazabikurizamo n'ingaruka zishobora kuba channel yawe bayifunga. Ibyemewe nkurikije nkuko nakomeje kubishakisha cyane, ibyemewe uko AI ikwiriye gukoreshwa. YouTube iracyashishikariza abantu gukoresha AI nk'igikoresho gifasha ariko nikibasimbure. AI iracyemerewe mu buryo bukurikira: kwandika igitekerezo cy'ibanze ariko kongeraho ubusobanuro bwawe, gukoresha AI mu gufasha gutunganya amajwi, caption cyangwa se thumbnails, kuvanga AI n'amashusho yawe wivugiye cyangwa wigaragazamo,
gushyiraho reaction z'umuntu ku bitekerezo bya AI cyangwa se commentary analysis, ibintu nk'ibyo. Wenda AI ikavuga amasegonda 15 nawe ukavuga andi wenda 30. Ibyo ni ibintu bizaba byemewe. Ikigomba kugaragara ni uruhare rwa muntu n'ubwenge bw'umuhanzi nyir'ubwite. Urugero nahoze nsoma mu kanya ni nk'urugero rwa Mr Beast. Muramuzi, ni nkawe muntu twavuga ufite channel ya mbere ku isi, noneho na thumbnail generator. Kandi si no kubacuruza gusa, n'abahanzi bakomeye nka Mr Beast baherutse kwanga igikoresho cyakoreshaga AI gukora thumbnail. Yagize ati niba abahanzi batabishaka nta mpamvu yo kubahatira, ibyo tuzajya tubyikorera. Ibyo ni Mr Beast wabyikoreye, wabyivugiye. Ibi byatumye YouTube irushaho gusubira inyuma, yongeramo imbaraga zo gushyira imbere abahanzi b'abanyabwenge kuruta amarobo. Hari ingaruka nyinshi rero ku bantu basanzwe bakora kuri YouTube. Ku bantu bafite amashusho asanzwe bagira originalite, ntacyo bizababangamiraho cyangwa se bizabahungabanyaho na gato. Ariko abakoresha AI gusa bashyira content zidasobanutse ngo babone amafaranga, bashobora gukurwamo burundu, aricyo bita nyine kudiritinga cyangwa se guhita bakuraho channel yawe. Amashusho yanditse na AI adafite ijwi ry'umuntu cyangwa explanation ntazongera kwinjiza amafaranga. Abakoreshaga text to speech gusa kuri content ya ChatGPT cyangwa se za Claude AI n'izindi AI nyinshi cyane, nta guhindura, bashobora guhagarikwa muri YouTube Partner Program. Impamvu nyamukuru YouTube iba yabikoze, iya mbere ni ukubungabunga ubuziranenge bwa content kuri platform, kurengera abahanzi nyakuri bafite originality, kwanga ko YouTube yuzura amashusho adafite agaciro ahubwo akora spam kuri algorithm yayo, kurinda. Urabona hano urugero umuntu wenda yatanga, iyo tuvuze wenda spam, hari igihe umuntu aba avuga ati ngewe saa 12 ngomba gusohora video, agakubita ibi AI gusa kugira ngo akomeze ajijisha algorithm ya YouTube ntizavumbure yuko hari igihe ajya abura content yo gushyiraho. Naho yafashe content iri ye bwite yo yikoreye ayipostinge, ugasanga ni ikibazo nyine uba uri kujijisha algorithm ya YouTube, aribyo uba uri gukora spamming nyine. Ikindi cya kane ni ukurinda abafatanyabikorwa advertisers batifuza gushyira amafaranga yabo kuri content itizewe. Inama rero ku ba YouTubers bagenzi banjye bakoresha AI: koresha AI nk'inshuti ikugira inama, si umukozi ugukorera byose. Shyiramo ijwi ryawe, ishusho yawe cyangwa igitekerezo cyawe. Hindura ibyo AI igukoreye ubigira ibyawe. Niba ushaka gufata amafaranga, jya ugaragaza ko uri umuhanzi utanga umwimerere. Igihe kirageze rero ngo YouTube isubirane isura yayo yahoranye, aho creativity, ubuhanga n'umwimerere ari byo bifite agaciro. AI iracyafite umwanya, ariko ntigomba gusimbura abantu. Niba uri umu YouTuber ukoresha AI, irinde gushyiraho ibyo utigeze ushyiramo umutima. Shyiraho ibyawe nuko uzaguma imbere. Mbashimira rero nge ni Emmanuel Rakarama, nyine murakoze kuba mwari kumwe natwe kuri Taratibu TV, aho tubagezaho inkuru zisesenguye kandi zitari zisanzwe. Ukanze like, share, comment, ewana hari ikindi twaba tugukeneyeho, waba ukoze cyane. Mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.